iyi match rero irakomeye kubera ko ubushize batureye ifoto badukubita ibitego byinshi. Yego. Umunyamakuru kugira ngo nk'umunyamakuru nuko agira uwavugaho inkuru, ariko n'umuhanzi nawe kugira ngo atere imbere nuko aba afite wa munyamakuru umufasha mu kumenyekanisha ibyo akora ndetse no kumuhuza n'abanyarwanda cyangwa se n'abantu bose. Farahaguruka akajya kugikosora akajya gutanga umusanzu wiwe. So uwo muntu w'umukozi bigeze aho ngaho ni wa muntu ubona ngo mu itangazamakuru hari icyapfuye akabivuga, yabona muri foto hari icyapfuye akahaba, yabona mu rubyiruko hari kiri gupfa akakivugaho cyangwa akagira ubuvugizi runaka akora, yagera mu myidagaduro yose muri mu muziki n'ibindi byose akabikora. So navuga yuko ari ibyo ngibyo. Iza kuri wakoze subscribe kuri Royal TV show, twongeye kubaha ikaze nk'ibisanzwe. Wakoze subscribe tunagushimira, tunabashimira uko mwakoze subscribe kuri Royal TV show. Mukomeze mudushyigikire, mudusapotinge, natwe turede kubaha ibintu byiza kandi bimeze neza. Muri kubona yuko hano rero turi ku kibuga cy'umupira muri Zaria Court, ahagiye kubira match y'abanyamakuru ndetse n'abahanzi. So uburo dutegereje yuko match itangira mu kanya, muraba mumbona mu kibuga rwose ndi kugenda ndekura imiriro. Hano hari abahanzi bagiye batandukanye, Pfra, Fireman ndetse abahanzi bose baraba bahari. Tugiye kugira gute gutangira match. So rero turabasaba kugira gute gukora subscribe, tukajya tubagezaho ibintu bimeze neza bya buri munsi. Mukomeze mubane natwe, mukande mukore subscribe, mu sharing, mukore like, ubundi dukomeze tubane namwe. Thank you. Bimeze biti fresh. Tugusanzana rero ku kibuga mugiye gukina match n'abanyamakuru. Match ikona gute? Iyi match rero irakomeye kubera ko ubushize batureye ifoto badukubita ibitego byinshi. Babariye ifoto. Ngo rero nabo baraje. Byanyata. Ahubwo reka tujye kwishura. Oya buretse gato, manzi swana abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo niwe muntu ugiye gucungura. Oya singiye umuntu uri bacungura abanzi bose turacungurana, uraje ubibona. Bingahe byawe geze n'umwe mu bakate ibihe byose ari we Haronenzi muri mu kwiza muri mu bahanzi, akwi mu bahanzi. Oya ndi mu bahanzi ariko ndi na hose kubera ko bose bebye ni industry imwe, ariko right now kwibona ariko ko nambaye ni ako n'ubundi umuraperi wa Danjaro. Oya ndabikunda, ndabikora sometimes ariko just for having a fun. Ubu se nuri abantuza abanyamakuru bagiye guhura n'ibibazo kuko urumva ngo nta mukinnyi uri ku rwego ariko urumva nabwo ikibazo cyacu ndabesha uri kutwiba tw'abanyamakuru. Oya ntabwo ari ikibazo cyacu. Ubushize rero twarabatsinze. Ubu ni izihe ngamba mugarukanye sasa kugira ngo mubashe kuba mwakigarura nyine imbere mwarabatengushye? Urumva match ntabwo zisa. Niyo mpamvu n'abakinnyi bose badasa. Urumva ariko icyatuzanye n'ubundi ndagutsinda. Nubwo muri football ibintu byose bishoboka, ariko si nacyo cyangombwa cyane ndewe wishira imbere. Ikintu cyangombwa shira imbere ni umubano abantu baba bakoze, kuba hamwe, gushira hamwe, kubera ko nanabivuze no mu zindi interview natanze. Umunyamakuru kugira ngo nk'umunyamakuru nuko agira uwavugaho inkuru, ariko n'umuhanzi nawe kugira ngo atere imbere nuko aba afite wa munyamakuru umufasha mu kumenyekanisha ibyo akora ndetse no kumuhuza n'abanyarwanda cyangwa se n'abantu bose. So urumva ko ni ibintu byiza ngewe kandi bishimira. Yego. Ubwitabire kuri wowe uri kubona wari witeze buno bwitabire bwo kubona kano kanya cyangwa se oya ndabona ari byiza, ni byiza buriya sport nubwo tugiye guhura abaraperi n'abanyamakuru, ariko sport ni ikintu cyiza gituma abantu bahura bamenyana. Urumva abantu bagira ibintu byinshi bashobora guhuriraho bitewe na sport. So rero ibyo ngeni nibyo nshize imbere cyane uwo mubano. Ni ikibazo kigoye muri mu baraperi abenshi muraziranye. Kuri wowe ugiye kuvuga ngo 11 bawe b'abaraperi ni amazina wa mentioning n'abandi 11 bawe mu baraperi bose ndabakunda, ariko nyine buri wese afite karite agace ke ku mutima wanjye, ariko buri wese ntabwo ahuje n'undi karite nk'uko babivuze.
buriya no muri football niko bimera. Yego. Muri football umuntu ashobora kuba azi gutanga pasi, ariko wenda ndazigutsinda undi muhagiri azi gutsinda, Yego. runaka azi gutera gutya, Yego. ni ibintu biba biri aho, ariko kubera ko bari ibintu biri collective, urumva yego biragorana cyane kuba wahita uvuga ngo uyu nguyu yarusha Yego. uriya yarusha, Yego. ariko iyo urebye wenda ibyo akora bitewe na style akoramo, yego buri wese ni mwiza. yego nuze Kenise aherutse gukora ikiganiro avuga yuko uri umwe mu bantu bafite umutima udasanzwe ukunda gufasha cyane, ubikomora kuri indi cyangwa se niko ubwawe umeze, buriya bintu warabibonye abivuga? Narabibonye. Kensi actually mufata na prof. Yego. Twabanye n'abantu benshi batandukanye. Yego. N'amubaha turabana cyane. Yego. Ariko mu by'ukuri ndi urukundo mukuru ku babyeyi bawe. True. Kubera ko twakuze n'ubundi dutoza urukundo. Nubwo nta mubyeyi n'umwe udatoza urukundo. Yego. Ariko no muri njyewe naco yanjye Yego. n'ubundi Umunyarukundo. ndi umuntu wumva ikintu ushoboye mu bushobozi bwose naba mfite, nafasha umuntu mu byo mbona nyine akeneye mbaye mbishoboye. Yego. So uri kubona gute noneho muri kino gihe urumva uri muri monde ya football cyane nubwo wenda ubu kandi uri mu baraperi, noneho ku kijyanye na football ikipe ya PL turi kubona yuko muri bino bihe itari kwitwara neza, wowe ni iki kintu wavuga cyangwa se uri kubibona ubibona gute? APR ni ekipe nziza, ni ekipe nkuru, kandi icyo navuga ni uko ibihe nk'ibi bibaho. Ibihe nk'ibi bibaho muri football, njye nta bintu byinshi nabivugaho. Bafite abatekinisiye, bafite timu ndende, ndakeka nabo bataryamye. Kuko nk'uko wabivuze, niba wowe ubibona n'abandi bakaba babibona, ndakeka ari igihe cyiza nabo cyo kwicara bakareba eske ni ikihe kintu kibura. Bashobora kuba batabuze abakinnyi beza, batabuze komite nziza, ariko ugasanga wenda bari no mu bihe bitari byiza. Byose birashoboka kuko abantu babyumva kandi bakabyemera. Haruna, n'iki kintu mu by'ukuri nirihe banga wakoresheje kugira ngo kano kanya uba ukiri umukinnyi n'ubundi uri ku standard yo hejuru, ni ikihe kintu ko cyase n'irihe banga ni ikihe kintu wabwira abakiri batoya kugira ngo nabo bazabashe kuba kano kanya bazabashe gukina nk'igihe wakinnye cyangwa igihe umaze ukina neza? Ngo ibanga nta kindi, ibanga nta rindi, gukunda umurimo, kugira discipline, ushaka kumenya, wumve ko wamenye, ubundi ugasenga Imana yawe ikaguha umugisha. Yego. Yego. Ubu kano kanya turi kubona ko murumuna wawe ari we muhajiri muri kino gihe nta kipe afite. So nihe hantu cyangwa se agiye guhitamo, nihe hantu wamuhitiramo gukina kano kanya mu makipe ari mu Rwanda? Ntabwo namuhitiramo. Uri mukuru we kandi avuga yuko akubaha. Ntabwo namuhitiramo kubera ko ibyo namuhitiramo byose niwe acteur. Yego. Yeshaka kumbwira ngo jya muri APR n'urugero, jya muri Rayon Sports mu rugero, ariko ntabwo ari nyuze ajya kumukirira. Yego. Ariko ashobora kungisha inama bitewe n'ibyo mbona cyangwa ibyo murusha muri football, nkaba namubwira nkumubwira uti hagarara hariya bizagufasha. Ariko this moment ntabwo nshobora kumentioninga ngo mvuge ngo muhajiri numva naguhitiramo aho nabamwinjire muri vie prive. Ushobora kukumva njye mfite aho namuhitiramo ariko watari hatekereza. So urumva sometimes ari igihe bigorana. Ariko aho yaba ari hose, mu ekipe yacu mu Rwanda yose ni meza, mu ekipe twubaha, aho yaba ari hose namusapotinga. Yego. Kuri kano kanya cyangwa se aho igeze nuze rune igeze muri football nyarwanda, nabaye bakinyi bawe uri kubona beza cyangwa se umukinyi batatu bawe beza ubona yuko bashobora kuzaba beza mu mwaka? Birango icyo kibazo kubisubiza ubu kano kanya, ariko muri match nk'iyo amaze kuvuga Ragi yaje atameze neza, ariko muri iyi minsi arimo arabikora neza. Nanamwifuriza ko akomeje azavamo umukinnyi mwiza muri uyu mwaka. Hari umupeti w'umugardien nabonye muri Gasogi, nawe umwana ukiri muto, ariko mbona akomeje guhabwa amahirwe kuko afite challenge nziza, afite challenge ya Gael ni umugardien mukuru, ni umugardien mwiza. Urumva kuba ashobora guhabwa match imwe ebyiri eshatu akitwara neza ni ibintu byiza. Undi mukinnyi ni umukinnyi bita Bobo, ukina muri Marine, ni umwana mutoya uzamuka, ufite imbaraga, ushota neza, ukina ibintu bike. Nawe mbona muri match nk'iyo amaze kubona ari nk'umukinnyi ushobora kuzaba umukinnyi mwiza. Yego.
Haruna uri umwe mu bakinnyi uko bigenda kose twagakwiye kuba duha indabo zawe kubera ibikorwa wakoze. Njyewe ndakurespectinga nyine muha respect kubera ko wakoze ibintu byinshi kandi byadanje twagakwiye kuba twubaha. Ubona ari iki gituma noneho kano kanya hari abantu bashaka kugukritika cyangwa se ushaka kuvuga ngo Haruna ibiki bitewe none ibikorwa wakoze? Njye sinumva ko izo kritike zakabayeho. Wowe ni ikintu bivugaho. Mukamusubize in short. Njye ntabwo njya minding abantu bakora critique kuri njye. Ushobora kuba ari byiza, ushobora gutuma wenda nanjye nitekerezaho, ariko ikindi cya kabiri abantu bagomba kumenya, nta kintu uzakora abantu bose bakishimira. Nta n'ikintu uzakora ngo abantu bose bumve ko ari perfect. So ntabwo rero njya mba minding. Umuntu mindinga, umuntu ambivuga, ntiwatuma ntabaho, ko nta muntu w'Imana yanjye uhari, ntiwatuma abana banjye bahura n'ikibazo, nuwankoraho, urumva, naho ibindi byose I don't fucking care. Amakipe umaze gukina ni menshi. Ikipe waba uzi neza yuko kuri wowe wagizemo ibihe byiza ukumva kabisa ni ikipe ikubaka umutima ni ihe kipe zose? Ya Ronaldo hasanze umwe mu baraperi bakomeye bakoze amateka bafite ibigwi Imana yanjye bamwita diplomate. Tugwaye ikaze kuri TV show. Tugusanze hano rero ku kibuga aho mufitanye umukino n'abanyamakuru. Bimeze bite mu mwawuteguye mu mukino? Murabona muri butsinde? Ibintu bimeze neza kubera ko ikipe tugiye guhura yizi tuziranye nayo ubushize yatwigirijeho, ariko ngo yarabakubise bibaye sana tubabaje. Niyo mpamvu uyu munsi ugarukanye ingamba zo gukuramo ikintu cyitwa amashoti yose. Dufite inzika. Mufite inzika? Uyu munsi ni ukubigiriza. Ase diploma kucyo wahisemo gukina neza? Wakuze ubikunda? Nakuze mbikunda. Niho mba nubashoboye. Nuba wumva ushoboye? Nuko wabona umukinnyi wo muri twebwe agakina kuri kugakina wenda ku icumi cyangwa buri wese aba afite ahantu akunda kandi ashoboye. Wakuze ubikunda se? Wakuze ukunda football? Narayikunda. Warayikundaga? Bagira ngo bakora. Uza gusa kwisanga wibereye umuhanzi ari nabyo wandikiyemo amateka cyangwa se ufitemo izina rikomeye cyane. Sasa rero uri kubona ari inde muntu uri bubashe kuba yabatsindira ibitego muri abantu bawe bagiye kuba bagukina imbere? Abahungu bose baracyaye, dufitemo Haruna niyo nzima niwe wenyine bana none uyu munsi bushaka no kubica mu Rwanda ukomeye. N'abandi barahari. Ubwo rero reka tukwifuriza amahirwe masa. Ni umwe mu baraperi berekanye indi shusho tutatekereza ariko tutayitekereza kumva ko abaraperi bagomba kurangwa n'indisipline, ariko Riderman yabikoze. Riderman kugira ngo tunakureke ndabona abo nambariye urugamba bayingana wowe ubona ari karite ugiye muzi zitumye amara imyaka amaze kandi agitanga uko bayingana muri byose kujya muri politiki uzabusanga bari kuvugana n'abantu bayobora ibintu byose cyane bya politiki n'ibindi byose wajya muri ugasanga ari nta kintu na kimwe ashinzwe. Abonye ikintu kiri gupfa arahaguruka akajya kugikosora akajya gutanga umusanzu wiwe. So uwo muntu w'umukozi bigeze aho ngaho ni wa muntu ubona ngo mu itangazamakuru hari icyapfuye akabivuga, yabona muri foto hari icyapfuye akahaba, yabona mu rubyiruko hari ikiri gupfa akakivugaho cyangwa akagira ubuvugizi runaka akora, yagera mu myidagaduro yose muri mu muziki n'ibindi byose akabikora. So navuga yuko ari ibyo ngibyo. Ikindi ariko nanone hakabamo no kuba ari hambo n'ikinyabupfura cyinshi cyane nyangwa buri gihe mumubona ameze gutya ntabwo mwapfa kumubona ari muri zagara nyinshi cyane. So ibyo byose arabifite rero. Riderman turagushimiye, murakoze cyane. Reka tugumane n'abayingana. Kubita igipfunsi kunda reka kurarira abantu. Kone yanze ndi gucaginga hejuru gusa yakwica. Oh no, we are gonna.
Efuremu arashaje mureke yashizemo genzi we